Yes, nongeye kugusuhuza wowe aho uherereye hose, nongera kukwifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. So, uyu munsi tugiye kuvuga kuri platform iri hano irimo itanga amafaranga, aho igihugu uherereyemo icyo ari cyo cyose, igihugu urimo icyo ari cyo cyose, wabyumvise neza. Niba igihugu ari bizinesi iri gutanga amafaranga mu gihugu urimo icyo ari cyo cyose, ubwo n'u Rwanda rurimo. So iyi ni bizinesi yemewe kuko njye nabikujemo, nyizanye namaze kubikuza already. Katujye muri WhatsApp yanjye mbanze mbereke uburyo ibyo navuganye n'abashinzwe iyo bizinesi, ngira ngo ni abamanager bayo cyangwa se abandi bayishinzwe. Yes, murabona uyu ni umwe mu bakozi bayo twavuganye. Iyi ni code nari muhaye. Yes, then ahita, kuko iyi app nari nyikuye ahandi ku yindi platform, bampa iyi code nk'iyo kwa applyingaho, ariko urumva ko giye byari byarinze ko nca mu nzira ndende, ariko kubishaka arafata link namuhaye arahita yigeraho direct bitarinze kugorana ngo ajye kuyishaka ngo ya applyinge ngo ahige code ya application, no. So urumva namwohereje iyi code, ahita ambwira ibingibi ko ari ashinzwe abakozi, ni umufasha mu by'abakozi. Ahita ampa aka gafomu ko kuzuza, mpita nkuzuza. So ahita ibi bigenga sosiyete n'ibiki byose, ahita ampa link yayo n'ibiki byose, urabona yahise abimpa. So rero namaze gukoreraho amafaranga. Nkimara gukoreraho amafaranga nahise mubaza ngo ese nshobora kubikuza? Ndamubaza nashaka kumenya niba ayo mafaranga nayabikuza bigakunda. Ahita ambwira ati ni byiza cyane inshuti yanjye, umaze kurangiza imirimo ya none, urumva ku munsi winjiza amafaranga 625. So ahita ambwira ko we ahita ambwira ati ndi umufasha mu gusuzuma abashaka akazi, rero akazi kawe karangiye, nyamuneka ongera umuyobozi wa TMP, nyine mwongereho kuri WhatsApp, ngazakwigisha uko wakuraho amafaranga kandi anagusobanurira amakuru ya TMP neza. Ahita ampa iyi WhatsApp y'uyu muyobozi. Uyu muyobozi rero niwe nahise njyaho, wansobanurira ibintu byose, mwereka ko nari narangije akazi. Ahita ambwira ko ngomba kugira ku munsi ukurikiyeho, ahita anansobanurira business uko yatangiye, ahita ambwira n'uburyo yageze mu Rwanda, byose ahita binsobanurira neza. Wumva hano yahise ambwira ati TMP yashinzwe 2002 na sosiyete mpuzamahanga y'itangazamakuru muri USA, muri UK, ubwo ni mu Bwongereza. Aho uburyo yageze mu Rwanda, TMP yatumiwe na guverinoma y'u Rwanda muri 2024, maze itangira gukorera mu Rwanda 2025. Ariko urumva ni vuba, 2025 ku itariki 8 Gicurasi nibwo byatangiye. So noneho hari n'abandi bantu ngo bari kugenda bagira gute babiyitirira, urumva ni hatari. So rero namubwiye ko numva ari byiza, ariko namubwiye uburyo nayakura amafaranga. Icyo nishakiraga kumenya ni aya mafaranga arabikuzwa, ko twese nicyo tuba dushaka kumenya, sibyo? Ahita ambwira ngo uyu munsi akazi karangiye n'ibiki. Ahita ambwira ko ngomba kugira ejo hagati ya 3:30 kugeza 12:00 z'umugoroba
aribwo ngomba kumubwira. Rero zageze ndabimubwira, ahita anyereka inzira yo kubikuza, urabona ko yansobanuriraga neza, ndagenda ndabikora ndabikuza, urabona yagendaga nsobanurira ibintu byinshi, urumva. So naho urumva igihe nabikuje ahita ambwira ati tegereza. So noneho rero dore uko byaje kugenda. Yes, iyi ni application kubikuza, urumva iri mu kinyarwanda. Kubikuza minimum ni 1000, urumva. Uraza hano inshingano zawe, ibyo ugomba gukora nyine. Nge utuzi twanjye tw'uyu munsi nadukoze, ukanda hano gushaka gahunda, urumva. Wumve ngo nta kintu kigoye, urumva. Utuzi twanjye uyu munsi nadukoze, urumva. Yes, bahita bakubwira ko umubare uteganyijwe wakoze ni utuzi 5 ukora. Nta kigoye kudukora kubera ko ni utwo buntu ku munsi, ukinjiza amafaranga 625. So rero jye nabikuje mbikuza 1000, urumva, cyuzuye kuri konti mpita nsigaranaho 263, urumva. So nkwibutsa ko nta gushora. Hari abantu bazana ibi business nk'ibi from nowhere, ugasanga barakubwiye ngo shora, reka nta gushora, ushora iyo ubishatse. Yes, ushora iyo ubishatse. So urabona ko ahangaha yewe utuzi twanjye tw'uyu munsi naturangije, urumva. Noneho ushobora no kwinjiza amafaranga utumira abantu. Yes, nta muntu ndatumira, ariko ntago nabuze kubikuza 1000. Apana za business ujya kubikuza bakabanza bakakubwira ngo banza utumire umuntu wapi. So iyi business rero impamvu nabanje gucukumbura nkagera no kuri WhatsApp aho contact bari abantu bayo, nari nabonye indi meze nkayo, ariko ho bakakubwira ngo urabanza ushore. Ego komanda, kandi umuntu wari wayimbwiye yari yambwiye ko bidasaba gushora. So niyo mpamvu rero hari umuntu ureba gutya agahita yirukankira kuri Chrome ngo agiye gusacinga, ntiyinjirire kuri link yahawe. Guys. So iyo umaze gufungura konte uhita uza wirukanka ahangaha ku makuru y'amakarita ya banki. Uhita ukubitamo banki yawe, ugahita uhitamo momo, ugahita ushyiraho amazina abaruye kuri iyo simukadi yawe, urumva. Ugahita wandikamo izo nimero za telefone uhereye kuri 078, urumva. Ugahita uyabika, ugahita ubika isanzwe. Urabona ko bambwiye ko isanzweho, urumva. Urabona ko ngibi jewe bisanzweho MTN Mobile Money niyo bampaho banyishyuriraho. So nuko wuzuzamo aho uzajya ubikuriza, hanyuma iyo umaze kubyuzuzamo jye nabikuje. Rero iyo utarabikuza ari ubwa mbere ugiye kubikuza, uhita ukanda hano handitse gukuraho, urumva. Hano urabona ko nabikuje, ntegereje ko birangira, sibyo nkakorera ndi yakuzura 1000 nanone nkabikuza. So urabona ni ibintu bitagoye man, gukorera kuba wigiriye mu kazi, ugahita ujyaho ugakanda ugakora utu dutaske 5, ni ugukandaho hano gusa, hano handitse gushaka gahunda gusa, ubundi 5 twakuzura bro bita bigira. None kandi umuntu ushaka ubufasha wambwira kuri nimero yanjye ndayandika kuri screen, nyishyira no muri description. Noneho link ndahita nyishyira muri comment ya mbere ipininze iraba ari link y'iyi video.
yes, uhita ujyaho, haraba mfiteho na nimero, unyandikire kuri WhatsApp, none nibikunanira gufungura iyo link uhita unyandikira kuri WhatsApp mpite nyiguha, ubundi winjire mu mani. Ni ibintu bitagoye rero, dore utu dutasike duto duto dukorerwa n'abantu b'aba VIP. Ushobora gukora izi tasike zikarangira, ugashaka gukora n'izi nazo ukazikora zose mpaka zirangiye. Ni tasike kisesha ari ukukubwira ngo ukande kuri iyi app, urugero bigaragare amasegonda y'ibare, bigaragare ko wayisuye. Nibyo nta bindi, ni ibisanzwe wumva, ubundi ugakorera amafaranga yawe. So ndashyira nimero zanjye kuri screen, ubundi umuntu ubishaka ahita anyandikire, uwo biri bucange anyandikire, ubundi mufashe. Ni ibintu bitagoye kabisa. So mbibutse gukanda subscribe nubona bikunyuza, ariko nubona biri kugorana unyandikire kuri WhatsApp ngufashe, nibimara gucamo ubone kugaruka ukande subscribe. Ndabemera cyane, asante sana.